ariko iyo wicara ukavuga ati ni hahandi igihe nahereye se yewe navukanye umwako nta mugisha wanjye gatangira kuririmba za ndirimbo za babahanzi ba kera baririmbaga ngoma icyangira umuntu giteraga cyangwa ngo mahirwe yanjye wagiye ngo ko nsangira inyanya n'inyoni uko nsangira inyanya n'inyoni ngeyo mana muvuga narayisenze yanze kunyumva nafashe amasengesho y'igihe kingana gutya nagiye Kanyarira nagiye hehe hose abantu bakunda kujya basenga biranga urumva ni realite y'ubuzima bwa buri cyangira umuntu gitera gahinda ngayo nguko icyangira umuntu gitera gahinda niko indirimbo yayise ibikomere ni ibikomere ariko urumva nyine ngayo nguko reka dutangire tubasuhuza inshuti zacu kandi inshuti z'ibambe Info Network turabasuhuje mu cyubahiro cyinshi twari tubakomboye ndakeka namwe mwari mudukumbuye nubwo mutatubwiye ariko wenda ahari mwari mudukumbuye sibyo mama Mary yego nibyo wowe ntiwari ubakumbuye se cyane rwose uyu munsi rero twaje kuganira namwe twaje kongera gusabana guhuza ibiganiro n'abakunzi bacu n'inshuti zacu ndatekereza ko muri hafi yacu kugira ngo tuganire ahangaha kuri screen murabona njyewe na mama Mary ariko namwe muri mu kiganiro kuko commentaire zanyu tuba tuzikeneye aho ngaho hasi muri commentaire ntihagire uwiheza buri wese wumva hari icyo yavuga aduhe igitekerezo cye aduhe commentaire ye turabikunda nkuko nkunda kubivuga cyane turabakunda cyane tuba duhari ku bwanyu kugira ngo tuganire nimwe tuba turi kuganira ubundi ariko hari undi utavuze uhari kuri kamera undi navuze yitwa Merveille ni uri gufata amashusho yacu uyu munsi tunamushimira cyane ko ari umukobwa ufite umwete wo kwiteza imbere ariko abantu b'igitsina gore nabo bari gukataza muri uyu murimo wo gukamera ba kamera woman uriya si wowe wamutoje umva ntago biba byoroshye kuko ibi bintu ngiye natangiye kubikora birimo abakobwa bake cyane imbogamizi zabaga zigoye cyane no kubona umuntu kubona kuri kamera abantu bagatangira kuryanira inzara ntago biba byoroshye ariko iyo mbonye umukobwa wabiyobotse mba numva nabwira nti courage ntuzacika intege kandi koko igihe kizagera imyumvira abantu bayihindure mvuye ko ari akazi ka buri umwe yes nibyo kabisa nitujye kure rero tubaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi topic y'uyu munsi tugiye kuganira kuri topic yitwa ibikomere ibikomere umuntu igihe tukiri mu isi ngo dufashe igihe mu ntambara cyane izo ntambara rero tuzihuriramo n'ingorane nyinshi bikadutera ibikomere rimwe na rimwe bikatunanira kubyakira ugahora wumva mutima wawe ufitemo nk'ikintu cy'igisebe kwa kundi bajya bavuga ngo bikakurya aho utabasha gushima uyu munsi rero nibyo tugiye kuganiraho ndatekereza buri muntu wese uri kutureba ku rugero rw'imyaka urimo ntago waba warabuze ikintu kikubabaza ntibishoboka ko turi mu isi yuzuye ibibazo yuzuye ibikomeretsa abantu nta kuntu umuntu yumva n'uruhinja ruvukira mu marira niyo mpamvu ruhita rurira iyo rutarize bararukubita ngo we ngo rira urumva kurira ari ibintu byavure nicyo kiba kigaragaza ko ari muzima atangira kuruha akivuka urumva ko rero ni ibintu dusangiye twese ariko hari uburyo bwo komoka ibikomere hari uburyo bwo gukira ibikomere n'uburyo bwo kubyihanganira kuko wenda turaza kubivuganaho cyane mu kiganiro cyane ko na mama Mary hari indirimbo yakoze ayita ibikomere mama Mary ntakubeshya iriya ndirimbo nkiyumva nahise numva urumeza runyuzuyeho ntangira kwibaza kandi ugasanga ni realite y'ubuzima cyane ya ndirimbo byagenze bite kugira ngo uyihimbe wari wakomeretse bikabije
erega mu isi ibintu bikomeretsa abantu ni byinshi cyane, kuko umuntu nyine nk'uko twabivugaga kuva akivuka ntajya abura ibintu rwose ahura nabyo bikamushegesha bikamushengura umutima, ibikomere byo mu bwana, ibikomere warakuze, wenda sinzi niba tubibanze tukabijyamo cyane mbere yo kuvuga kuri iyo ndirimbo, wenda tukayivugaho nyuma. Ariko n'umuntu ubwe ku giti cye yirebyeho yareba ibintu byagiye bimushegesha mu buzima, usibye ko no kubyihanganira nyine abantu baratandukanye mu kwihanganira ibintu bikomeye byagiye bibabaho. Hari amagambo avuga ngo nubwo kunyura mu bikomeye bigutera ibikomere ariko bigusiga ukomeye. Kunyura rero mu bikomeye biragukomeretsa ariko nyuma ugasigara ukomeye, bikamera nka cya gihe Abisirayeli banyuze mu nyanja itukura bafite ubwoba, batazi ibyo barimo ari ibiki, ariko kumva bahangayitse, bagera hakurya, bageze hakurya basubije amaso inyuma, aba ari bwo babona ibintu bavuyemo ibyo ari byo, ari bwo babona ko Uwiteka agira neza, babona ukuboko kw'Imana. Ngo umuntu bateye rero n'indirimbo cyane bahise baririmba indirimbo, ba Miriyamu n'abandi basingiza Uwiteka ko ifarashi niwe ihetse yabiroshye mu nyanja. Natwe rero ubuzima bwacu bwa buri munsi, ibyo tunyuramo bikomeye, iyo Imana iguhaye amahirwe yo kubivamo cyangwa se kubasha kubyakira, kuko ngo tukiri mu isi n'ubundi isi yuzuye ibisitaza, yuzuye ibikomere, yuzuye ibintu bibabaza imitima, igihe cyose duhura nabyo. Ariko iyo ugize amahirwe yo kubasha kubyakira ukabasha kwihangana, ibigeragezo biraza bigashira, nubwo bimwe bishira ibindi biza, ariko iyo ubashije kugera hakurya yabyo uhita ubona ukuboko kw'Imana, hanyuma ukaba noneho wabona uburyo wabaho mu isi yuzuye ibikomere kandi wowe ntibigukomeretse. Uburyo ushobora kubaho mu isi yuzuye ibikomere, mu isi yuzuye ibikomeretsa kandi wowe ntukomereke, cyangwa se niyo wakomereka ugakomera ukomoka ukomorwa n'ukomoka cya kinyarwanda sinzi, ugakira vuba mu buryo bworoshye, ugakira vuba. Hari abantu rero batekereza ko abantu bagira ibikomere ari abantu baciye mu buzima bw'ubukene, ubuzima bw'ubupfubyi, ubuzima bwo kubaho udafite iwanyu, ubuzima bwo gukurira ku muhanda. Ariko iyo ukoze ijanisha ry'abantu bafite agahinda gakabije, ntabwo basanga muri abo gusa, ubasanga n'abana, usanga n'abana bafite ababyeyi cyane, kandi ababyeyi bashoboye, babonye ibikenewe byose, bafite ako gahinda gakabije. Ibyo biterwa n'iki Mama Mary? Kwaba ari ibikomere cyangwa ni umuteto nk'uko abantu bamwe babyita? Buriya abantu ubuzima banyuramo nibwo butuma bagenda babona nyine ibintu runaka bibakomeretsa muri ubwo buzima, situasiyo y'ubuzima arimo, kuko ashobora kuba afite amafaranga ahagije, ariko akaba hari umuntu umuhoza ku nkeke, uhora umubwira nabi, uhora umutoteza. Icyo gihe arakomereka mu mutima we, akumva rwose ubwo buzima butamuryoheye. Hanyuma abana nabo barakomereka, kuko niba ari ubuzima bw'ubupfubyi, umwana arababaye kuko nta mubyeyi afite, ariko noneho birushaho kuba igikomere cyane iyo wabuze umuntu ukwakira muri uwo mubabaro ufite. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwakirane ibibaremerera. Iyo rero noneho nta n'umuntu uguhumuriza, ni hahandi ugenda ukaba mu kazitiro kawe ku myaka waba uriho iyo ari yo yose. Umwana, tujya tubona abana bababazwa mu mafamiye, benshi cyane bababazwa kuko wenda ni imfubyi, ari muri iyo famiye se, cyangwa yaje gushakamo akazi, ntaraba mukuru cyane nk'aba bana tubona mu bakozi bo mu ngo, ariko ugasanga uburyo afatwamo bishobora kumukomeretsa. Ndabona hari abantu baba bakwiye no kwigengesera kugira ngo utagira uwo ukomeretsa. Buriya ngo nta wabuze ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ibisitaza biriho, ibibazo biriho, ibikomeretsa abantu biriho, ariko niba hari umuntu nyine ubigizemo uruhare ngo akomeretse mugenzi we,
azabona ishyano. Nakaga icyanditswe niko kivuga ngo ubizana azabona ishyano. Usanga ahubwo akenshi umuntu ufite ibikomere cyangwa ufite ikibazo runaka aho kugira ngo abantu bamwegere bamuhunga. Ibyo bintu warabibonye cyane, ugasanga wenda umwana apfushije nk'ababyeyi akiri muto, aho kugira ngo abone abantu bamwiyegereza, bamwibagiza ku gahinda, bamurere nk'umwana we, amuha ibyo akeneye, amuha affection, amuhoza ku gahinda afite, aho ugasanga niwe ubaye imbarutso y'igikomere azagira kugeza ashaje. Ni ikibazo. Ari naho usanga n'abantu bakuru, wenda tureke no kubana gusa, ugasanga umuntu yahuye n'ikibazo, reka tubikore mu ngero, nibwo bishobora kumvikana. Yego. Ugasanga ndi kubona wagiye kure, uri gutekereza cyane. Oya pe ndahari. Yego, ariko unagiye kure ntago byaba bitangaje, kuko iyo umuntu avuze ibikomere uhita wibuka ibyawe, ugatekereza ibyawe cyangwa izindi ngero nyinshi z'ibintu wagiye ubona mu buzima, ubwenge bugahita bugenda. Navugaga ntireka dutange urugero nk'umugabo wifashije none, sibyo? Ubuzima buragenda neza, afite inshuti ze, abantu benshi baramukunda, abantu dukunda abantu bafite uko babayeho. Abanyarwanda yaravuze ati bakunda ukize cyangwa bakunda ufite. Urumva rero abantu dukunda umuntu ufite uko abayeho, umuntu ubayeho neza. Agize impamvu bwa bukungu bwe bujya hasi ku itapi. Inzu barazigurishije, cyamunara, wenda niba yari afite n'inganda, mbega ubuzima burahindutse completely. Ugahita usanga ba bantu bose bamwegerezaga, bamwerekaga ko bamukunze, bamusuraga, bamusohokanaga, ugasanga nta n'umwe ugisigaye. Ese baba bagiye he icyo gihe? Abo nyine baba bagaragaje uruhande baba bariho, icyo babaga bamushakaho. Baba bahari ariko bagiye ku wundi nawe wifite. Uwo nguwo kuko ntacyo bari kumuryaho, bakamushyira ku ruhande. Ubwo abavuye mu nzira cyane rwose, ariko ni ibintu bibi cyane. Bundi ngo ntawe utanga icyo adafite. Undi waha umuntu amahoro wowe ntayo ufite muri wowe, waha umuntu, wagira umuntu inama nzima cyangwa inama nziza nawe udashobotse. Wakunda umuntu nawe ubwawe utikunda, ushobora kuvuga ngo nawe ubwawe utikunda, ariko aho byakumvikana ukundi. None nk'aba bana twavugaga, waha umwana affection, umwana w'imfubyi nawe utarayibonye. Siba no kuvuga ngo nawe utarayibonye, ushobora no kuba utarayibonye, ahubwo wowe ni iki kiri mu mutima wawe kikubashisha gukora neza. Urukundo rwe rungana iki muri wowe? Hari isoko rero biba bigomba guturukaho. Uratanga, ubundi ntawe utanga icyo adafite. Ahubwo si biba bisaba iki kugira ngo icyo kintu ukigire. Icyo utanga, tutagiye no kuvuga ku by'ubukristo cyane ngo tuvuge ngo kuba ufite Yesu. Buriya turi nko mu rusengero cyangwa hehe nyine turi kuvuga nko kuri Bible, nk'abakristo, imyitwarire, wahita uvuga ngo bisaba ngo ube ufite Yesu mu mutima wawe. Yego, sibyo? Sibyo ko tutanabijya kure, ariko icyo bisaba kwanza umutima wa kimuntu, kumva guhundi agaciro, kwifuriza ibyiza mugenzi wawe, kutikunda, kutikubira, kumva ko ibyiza byose atari wowe gusa bikwiye, nawe urabikwiye, ariko kuko nawe wifuza ibyiza, basi n'undi nawe mwifuriza ibyiza. Kwifuriza mugenzi wawe ibyiza, ibyo wifuza ko bakugirira ukumva ko na mugenzi wawe ari byo yagirirwa. Ibyo wifuza ko umwana wawe bamugirira akaba ari byo wagirira n'uwo mwana w'imfubyi udafite ababyeyi. Uko wumva nawe wifuza umuntu wakuba hafi, ukumva ko nawe ahubwo ukwiye kuba abandi hafi. Yego, ubundi icyo nicyo kibura. Nibyo, ariko kubivuga biroroha cyane. Kamere ya muntu irikubira, ni ibintu bisanzwe. Nabyo kugira umutima wo guha abandi byiza nk'ibyawe, nabyo bisaba effort ikomeye cyane. Bisaba umva, n'ubundi cya kindi turakigarukaho, bisaba kubisengera, ukikora, ukigenzura, ukajya umenya ijambo ugiye kuvuga, ukajya urigereranya n'uko umwana wawe ari uribwiwe
ese yakwiyumva ute, wowe wakwiyumva ute iryo jambo ribwiwe. Mm. Bisaba kwikora wowe ubwawe, ukajya igihe cyose ugiye kugira icyo ukora ukabanza ugatekereza. Kubanza ugatekereza mu mutima wawe ukavuga ibi bintu ngiye kubwira Merveille koko, cyangwa se wenda biranagucitse, kuko abantu tugira kamere. Avuga ati Merveille wowe ukagira utya n'utya, nkaba ndagukubisa igitutsi kandi kiragiye kiragukorogoshoye. Iyo uri umuntu rero ufite umutima muzima uravuga ati ibintu mbwiye Merveille koko, ukigarura ukanamusaba imbabazi, ukamuturisha, ubuzima bugakomeza. Ariko iyo uhora igihe cyose udatekereza kuri mugenzi byanze bikunze uramukomeretsa. Kuri ibyo rero twavugaga by'ibikomere, ubundi umuntu iyo hari aho agera kubera ibyo bibazo yahuye nabyo, bikagenda bikomeza bigaruka mu mutwe ahora abitekerezaho, yaba naryamye akaba yanabura ibitotsi. Ubwo turi kuganisha hahandi bigera kuri rwa rwego n'umuntu ashobora no gufata icyemezo cyo kwigirira nabi, kwiyahura. Mbese ahantu aba ageze mu kwitekerezaho, icyo gihe aba yitekerezaho mu bibi gusa. Abona adashobora no kweguka hari ngo ahantu ari ahave. Niba ari imfubyi akabona ubupfubyi arimo bumuzahaje, nta buzima bwiza ashobora kuzagira. Niba yarakomerekejwe n'ubupfubyi, niba yarakomerekejwe n'inshuti ye magara, akumva hari gukunda bitagishobotse, niba yarakomerekeye mu rushako, akumva ko hari kuzongera gushaka bidashoboka, ahubwo agahera muri ako kazitiro k'agahinda. Rero gusohoka aho hantu ubundi urumva byoroshye, kugira ngo umuntu ave ibuzimu, aho ni nk'ibuzimu, ubundi buzimu ni mwene aho, ahantu habi cyane umuntu ari ku buryo atacyumva ko ari umuntu. Atacyumva ko ari umuntu, niba hari n'ibyo yarashoboye kera akumva atakibishoboye, akumva atatinyuka kujya mu bantu ngo abe proud y'uwo ari we. Aho hantu ubundi kuhasohoka, aho niho ruzingiye. Ntabwo biba byoroshye. Urumva ni cya gikomere n'ubundi twavugaga, igikomere gitera agahinda gakabije. Ako gahinda gakabije rero niko kakuzanira kumva ntacyo gishoboye, nta yandi mahirwe ugifite, kumva ntacyo umaze ku isi. Ugize amahirwe wabona ikigukura ku isi. Bamwe baranabigerageza, kagerageza kwiya ku buzima. Bamwe bikaresisa, niko navuga, bikaba successful bakagenda, abandi bikanga, kandi n'icyo gihe byanze agakomeza cyita kiba ikindi gikomere, ugasanga arimo aragerageza n'indi nshuro kongera kwiyahura. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Wenda kuko tutari inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, byatugora cyane gusobanura ibijyanye n'ibikomere n'uburyo umuntu yava muri ibyo bikomere. Ndumva ahubwo twahita twigira kuri ya ndirimbo mwanditse, mukatubwira n'imvano yayo. Njye nayumvishijemo amagambo akomeye cyane, kandi ugasanga ni ibintu bibaho mu buzima. Mwagiye mwandikamo amagambo agaragaza ko hari ibintu bitandukanye yagiye yandika muri iyi ndirimbo bishobora kugutera ibikomere mu by'ukuri. Mama Mary, iyi ndirimbo tuyumve. Reka iyi ndirimbo nyine nk'uko uyivuzeho, ni indirimbo yaje mu rwego rwo guhumuriza abantu. Ni ukuvuga ibiriho, hari byinshi bikomeretsa abantu, hari byinshi biba bibabaje muri ubu buzima, ariko hejuru y'ibyo byose hari n'igisubizo. Hari uburyo bwo kuva muri urwo ruzitiro twavugaga, ko Yesu wenyine ashobora gukura umuntu aho hantu. Ibikomere byo mu mutima birababaza, birashavuza, ukabona umuntu arimo agenda, nyamara imbere yarashize.
ushakisha imibereho ugasanga umeze nk'uvomera mu bitobotse, ukagenda uburira aho abandi barongera, ugahora wibaza amaherezo y'ubu buzima. Ibyo ukunda bikakwangira, ibyo ushaka bikakwihisha, amahirwe yose ugira akaguca mu myanya y'intoki. Witinda ku byakubayeho, kuba uriho birahagije, iringira Imana yakuremye bizashira. Ibikomere byo mu mutima birababaza, birashavuza, ukabona umuntu arimo agenda, nyamara imbere yarashize. Imbere mu mutima yuzuye agahinda, kubera ibikomere by'ibihe. Ibikomere byo mu mutima nta wundi wabyomora n'Umwami Yesu. Muha umutima wawe ugendane nawe mu byo ukora, bizashira. Ibikomere byo mu mutima nta wundi wabyomora n'Umwami Yesu. Muha umutima wawe ugendane nawe mu byo ukora, bizashira. amen amen. Umwami Yesu niwe wakomora ibikomere ufite mu mutima. Urumva ni indirimbo igenda igaragaza bimwe mu mpamvu kiriya gice mwateye, yego, kivuga ngo ibyo ukunda bikakwangira, ibyo ushaka bikakwihisha. Urumva ni ibintu bibabaza cyane. Abantu benshi bafite ama depression bitewe nuko bagerageje gushakisha ubuzima, agahera kiri muto ashakisha, agerageza afite inzozi, amaherezo bikarangira failinze. Usibye ko ngiye ntayita ko ariyo maherezo, ahubwo wenda twavuga duti bikageza ubwo ananirwa. Ananirwa gukomeza, ananirwa kwihangana, bitewe nuko ibyo yashakaga byaramwangiye, ibyo yakundaga byaramwangiye, ibyo yashakaga byaramwihishe. Nari mbicuritse. Ibyo ukunda bikakwangira, ibyo ushaka bikakwihisha, ngo amahirwe yose ugira akaguca mu myanya y'intoki.
bikaba nka wa wundi ngo uvomera mu bitobotse nyine. yego ukamera nk'uvomera mu bitobotse urumva ni ibintu biba bitera agahinda cyane. ariko ngo ibikomere byo mu mutima nta wundi wabyomora ni umwami Yesu. buriya na biriya byose twariho tuvuga uburyo umuntu agera kure akagaheranwa n'agahinda, ariko umwami Yesu aba hari kugira ngo yomore ibikomere by'abo bana b'Imana, abo bana be, abo bose bamwisunga bamwiringira. gusa hari n'ibyo adukorera tutaranarushya dusenga kuko agira neza. Simon Kabera ni ukumwiringira. yarabiririmbye aravuga ati hari ibyo ujya unkorera ntarasenga rwose, hari ibyo Imana idukorera tutarasenga mu by'ukuri. ariko mu gihe uri guca mu bikomeye umenye ntiwihebe, umenye ko uri guca muri ya nyanja itukura cyane, kandi uri buyambuke ugere hakurya. ubwo byanze bikunze ugomba kwambuka iyo nyanja itukura ukagera hakurya ukaririmba indirimbo ya Mose. Amen. rero ibigoye muhura nabyo duhura nabyo tuba dukwiriye gukomera, tugakomeza umutima, tukiringira ko bizagenda neza. buriya kenshi abantu bakunda kugira agahinda gakabije no kugira kunanirwa uburyo nahuza ibikomeye n'agahinda gakabije, ariko umuntu agera ku gahinda gakabije ari uko yataye ibyiringiro. hari ibintu biba byamukomerekeje mu mutima bikamurenga, byamubabaje nyine akagera ku gahinda gakabije. bigera kuri urwo rwego iyo wataye ibyiringiro. ariko iyo wizeye ko imbere hari ikintu cyiza uzakurayo, uravuga uti nubwo ibi byanze reka ngerageze, ibyo ari byo byose imbere hazaba heza cyane. buriya guhorana ibyiringiro nibyo byiza. hari ijambo rikunze kuvugwa ngo matunda y'ikombere, amatunda ari imbere. iyo igihe cyose uzi ko amatunda ari imbere wiruka uyasanganira kugira ngo uyasorome. ariko iyo wicara ukavuga ati ni hahandi igihe nahereye se, yewe navukanye umwaku, nta mugisha wanjye, gatangira kuririmba za ndirimbo b'abahanzi ba kera baririmbaga ngoma icyangira umuntu giteraga cyangwa ngo mahirwe yanjye wagiye ngo ko nsangira inyanya n'inyoni. uko nsangira inyanya n'inyoni. iyo ugumye rero muri ako kazitiro ngo amahirwe yawe yagiye hehe, amahirwe yawe muragendana no muri izo ngorane uhura nazo, no muri ibyo bibazo uri guhura nabyo, muri uko kugira ibyo ushaka bikakwihisha, muri uko kugira ibyo ukunda bikakwangira, uhora uzi ko byanze bikunze ugomba gucuma iminsi ukazagera igihe ugera ku matunda yawe cyane rwose. gahe nguko urumva twanabwira abantu wowe udukurikiye, ibyo ari byo byose ubuzima bwawe urabuzi, ibyo wagiye unyuramo, ibikubabaza umunsi ku wundi, ni ukuri komera kugera kure siko gupfa. uyu munsi ushobora kuba uri kugeragezwa gutyo nyine, hari ibintu byinshi bigutsikamiye, wumva wabuze uko ugira, wumva wabuze epfo na ruguru, ariko ejo bigakemuka. iburiye icyiza ni ugukomeza kwihangana kandi no kwiringira Imana. rero komera ushikame ntucike intege, ntiwumve ko aho hantu rutahava. kwibambe dukunda kubabwira cyane ko Imana ari ishoboye byose cyane. rero umuntu wiringiye Imana ni ukuri ntawe ajya ugira depression, kuko icyambere cyo ntahangayika n'ibyejo. n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ntitukiganyire ibyejo. ugasanga umuntu arimo ariganyira ngo ubusejo, ngo nzambara iki, ngo ubusejo, ngo ubuse nzarya iki. ariko ubundi umuntu aba azi ko ejo azahageza. urumva icyo nacyo ni ikibazo. ntitukiganyire ibyejo, ahubwo umunsi wacu n'uyu munsi tubemo neza, tuwikiranukemo, dukora ibikwiye byose. ejo naho nihagera hazaza ibyiza byaho n'ibibi byaho. buri munsi ugiriye ngo ibibi byaho. rero ntukagorwe n'ejo, ahubwo ujye wiringira Imana. kuko iyo wiringiye Imana, iyo ukunda gusenga Imana ukayikomezaho, n'ibibi bikugezeho umenya ko biri mu mugambi w'Imana, kandi ibyo yibwira kutugira ntabwo ari ibibi, ni ibyiza. aravuze ngo ibibi bitugira ngo biba biri mu mugambi w'Imana. cyane Imana igambirira kutugirira ibibi. Imana ntago itwanga, ariko hari igihe ducisha mu ruganda ngo tube izahabu. Satani nyine we agambirira kutugirira nabi, atubabaze, adukure ku Mana. ariko ibyo yagambiriye ari igihe Imana ibyemera kugira ngo ducishe mu ruganda, iduhindure izahabu. hari n'igihe Satani akugwisha mu mitego y'ibintu bibi, kandi muri ibyo bibi ari kugucishamo
ari yo nzira Imana yagennye ikugeza ku kugira byiza ngo wowe byawe. uzagere ku byiza. Yego, bibaho cyane. Twanakwibuka igitekerezo cya Yosefu, bene nyina bene se bamwanga bakamugurisha. Uri kumva atari umugambi mubi wa Satani, umuntu wari ukunzwe na se, ari umwana mwiza, akagurishwa n'abavandimwe be. Ni ikintu kibabaza umutima, ariko muri iyo nzira n'Imana yanyujijemo aba umuntu ukomeye mu gihugu cya Egiputa, kandi agirira n'ubwoko akamaro, agirira bene se n'umuryango akamaro. Rero umukristo ntukwiriye gutinyishwa n'ibibuhura nabyo, kuko wasanga ari uruganda Imana iri kugucishamo, ari n'inzira ikugeza ku byiza. Mama Mary, wenda mbere yuko dusoza, tucyumva indirimbo, umuntu wayiteze amatwi akanamenya ko ari nawe wayanditse, ahita avuga ati umubyeyi yahuye n'uruva gusenya kugeza igihe ahura na inspiration, agira inspiration yo kuririmba amagambo akomeye nk'ariya. Watubwira muri make icyaguteye guhimba indirimbo? Iyi ndirimbo ntabwo ahanini nayanditse kubera ko ndi kuvuga ibyambayeho, nubwo buri wese nk'uko twatangiye tubivuga, buri wese uri mu isi byanze bikunze ahura na byinshi bikomeye bikanamukomeretsa, ariko icyari kigenderewe ahanini ni ugutanga ubutumwa bubwira abantu ngo uko byaba bimeze kose hari umwami Yesu womora ibikomere. Ko nanjye narakomeretse ariko Yesu yaranyomoye. Ndashima n'ukuri ntacyo nshinja Imana. Rero nicyo n'Imana itwifuzaho, nuko turenga ibyo byose, iyo mitego umwanzi Satani aba yaragiye adutega, ibyo bigeragezo duhura nabyo, rimwe bikadukubita hasi, ubundi tukeguka. Ku ijambo ry'Imana ravuga ngo wa mwanzi wanjye wewe kunyishima hejuru ngo ningwa ngo sinzarambarara, ngo nicara mu mwijima ngo Uwiteka azambera umucyo, ngo ningwa nzabyuka, niko Zaburi havuga. Rero ni ukubwira abantu ko nta mpamvu yo guheranwa n'ako gahinda n'ibyo bintu bigushengura umutima, ahubwo birenge, hanyuma utumbire Yesu, kandi aragira icyo akorera ubugingo bwawe. Aho ngaho uhave ugere mu buzima bwiza bwo gushima Imana. Bitavuze ko bya bindi biba nyine utongera guhura nabyo, kuko turi mu isi y'ibigeragezo y'ibibazo, ariko urabireba ukavuga uti wabibazo we, hari Yesu mu ijuru kandi anabera hose icyarimwe. Rero ntuntere ubwoba, nubwo hari wakibazo we, ejo uzaba wavuyeho, ubuzima bukomeze. Nicyo ahanini iyo ndirimbo yari igendereye. Ntekereza ko kimwe mu bintu bituma ubuzima buryoha ni success. Iyo umuntu yagize success, fata ubuzima nk'aho ari je, buri mbogamizi yose ugezeho yifate nk'ikizame, kandi uyirwanire kuyitsinda. Nyuma yo gutsinda rero icyo kizame uraserebra, ukishima cyane. Sibyo? Kuko igihe cyose, sinzi niba warakirinye ibintu by'amagemu cyane, uva kuri level ya mbere ukajya ku ya kabiri, ukava kuri level ya kabiri ukajya ku ya gatatu. Uko ugenda uzitsinda izo level, iyo uri gukina game utamva ushaka gukina yisumbuyeho. Yes. Rero n'ubuzima nuko nguko, ibibazo ushaka guhura nabyo uyu munsi, ejo bigakemuka, nyuma y'igihe runaka akazi ibindi. Uzamenye ko ari exam ikujeho, uyirwanire kuyitsinda, aho kugira ngo uyirwanire ushaririwe ibiki. Igihe cyose ukwiriye kuba umutsinzi. Amen. Ibyo rero tubishobozwa na Kristo kuduha imbaraga. Nta kiremwa muntu cyabyishoboza. Mu by'ukuri duhura n'ibibazo bikadukubita hasi, ukarambarara, ugatakambira Imana, ko Imana ntikumva, ugahita uvuga ngo Mana, wasanga utanabaho. Ntibikageraho tuyakana Imana rwose. Sometimes ugasanga abantu batangiye gutangira gushidikanya ku Mana, cyane cyane turabizi ko Imana ishoboye byose, kandi ko inadutega amatwi. Iyo ubwiye umuntu rero wafashe nk'iminsi 40 yo gusengera ikigeragezo runaka, ubona nta reaction Imana ikora, ahita avuga ati mwebwe muravuga ibyo mutazi, nuko muri mu munezero. Ngewe iyo Mana muvuga narayisenze, yanze kunyumva. Nafashe amasengesho y'igihe kingana gutya, nagiye Kanyarira, nagiye hehe hose abantu bakunda kujya basenga biranga, ariko
igihe cyose usenze isengesho Imana iraryumva, nubwo yaceceka iba yaryumvise, ahubwo ibitegereje igihe gikwiriye kugira ngo usubize Mama Mary. cyane rwose. Ntago rega amasengesho yose uko dusenze ntago umuntu ahita ubundi ngo hari uburyo butatu bwo gusubizwa. Yego. Buzi ubwo buryo. Hari igihe Imana ihita gusubiza ako kanya rwose, ariko abajya bandika komantere biblique bagira ubusobanuro batanga ku masomo yo muri Bibiliya, hari aho bavuze ngo Imana aho isubiza yego ako kanya ngo ni rya sengesho riturutse ku mutima w'umunyabyaha ushaka kwihana cyangwa uri kwihana ibyaha, aho Imana ihita ikubabarira ako kanya, nta kuvuga ngo ejo oya. Ariko ibindi byose dusengera by'ubu bugingo Imana ibizi ibyo dukeneye kurenza uko twe twabisaba. Hari ibyo ivuga ngo yego, nyine icyo tuvuze cyo gusaba imbabazi z'ibyaha byacu, gusaba gukomeza kuzuzwa nayo, Imana ihita igusubiza ako kanya. Hanyuma hari ibyo bindi byo ikavuga ngo tegereza, hakaba igihe izagusubiza, cyangwa se ukanagira ibyo usengera oya ikabyanga. Urya Imana igivuga oya cyane. Ariko se niba Imana ari umubyeyi, hari umuntu waduhaye example aravuga ati umwana wawe aramutse aririye urwembe, tuvuga umwana we w'umwaka tarasobanukirwa n'icyo urwembe rwamukorera, akaruririra, wowe uri umubyeyi urwo rwembe warumuha? Oya pe, ntabwo warumuha. Wamurinda ukarushyira kure. Cyangwa agiye gukora mu bishirira ucanye imbabura, yagiye gukora amakara ashyushye kamba. Tuvuge uwo mwana ari kuririra igishirira cy'ikara hariya kiri kwaga, wakimuha? Imana rero n'igihe dusenze ikabyanga, tujye tumenya ko iturinze ikibi. Aho kugira ngo tuyicire urubanza, ngewe ntunkunda, ahari ntunyumva, waranyibagiwe Mana. Amasengesho yo kwitotomba abantu basenga ngo waranyibagiwe, ntunkunda, uranyanga, uri hehe, ubundi ubaho. Ayo masengesho tuyirinde, ahubwo tusenga n'ibyiringiro, n'igisubizo cyose Imana iduhaye tumenye ko yakiduhaye kubw'urukundo idukunda. Amen, amen. Dusoze Mama Mary. Yego. Mbere ko dusoza, Mama Mary yanditse iriya ndirimbo, ariko ukuntu umuhanzi akora ntabwo ahimba stories gusa, ntabwo ahimba ibyamubayeho gusa, ahimba n'ibyo abona ahandi bimuzengurutse, kuko abahanzi nabo bajya bamera nk'abanyamakuru. Cyane. Abahanzi ni ijwi ry'abadafite byatabasha kubivuga. Buriya hari umuntu urimba iyo ndirimbo agahita avuga turamvuze we, uramvuze. Rero nuko nguko byagenze mu guhanga iyi ndirimbo. Hari n'izo yahanze zishingiye ku buzima bwe, n'ingi nta kinyoma cyinshi kirimo, kuko twese hari ibyo dushaka. Harimo ikinyoma gito, nta kinyoma. Ntabwo mvuze ngo witandukanyije nayo cyane, kubera ko twese ibintu twese twagerageje ntabwo byadukundiye, ibyo twashatse byose ntabwo byadukundiye. Urumva ni realite y'ubuzima bwa buri muntu. Wicyangira umuntu gitera agahinda, ngayo nguko icyangira umuntu gitera agahinda, niko indirimbo yayise. Ni ibikomere, ni ibikomere, ariko urumva nyine ngayo nguko. Reka dusoze ikiganiro cy'uyu munsi. Mwakoze kudutega amatwi, kandi niba ufite ibikomere uhumure, Kristo ni umwami, arakumva. Umva ntiwitotombe cyangwa ngo utakaze ibyiringiro, usengane kwizera. Igikomere nta nubwo uzirirwa unakomereka mu by'ukuri. Niba waranamaze gukomereka, Yesu azakomora rwose. Mureke dubasezere, ariko mbere ko dusezera, Mary udusengere, kuko tutangiye kwitekerezaho. N'ugusabirana, dusabirane, dukomezanye kugira ngo dukomere mu mutima. Reka dusenge. Uwiteka Mana igira neza, turagushimye cyane muri uyu mwanya Data. Imitima yacu uzi buri mwana wawe wese Data uko amerewe muri aya masaha. Rero uyu nguyu udukurikiye uri kutureba, uri no kutwumva, uzibye
twari turiho tuvuga ku bijyanye n'ibintu bidukomeretsa muri iyi si, n'ibikomere umuntu akagera kure akumva ababaye, agahangayika, akibaza ukuntu ejo bizamera, akibaza ukuntu azava muri ibyo bibazo. Ariko Mana turagushimye kuko uri Imana igira neza kandi uri Imana isubiza. Uradukunda kurenza uko umubyeyi yakunda umwana we, uratureberera kurenza uko twe twabyibwira. Rero ushimwe kuko uri Imana yomora ibikomere. Niyo mpamvu ngusabye nkwinginga muri uyu mwanya Data, ngo uyu mwana wawe wese uri imbere yawe muri aka kanya umugirire neza. Ibibazo ibyo ari byo byose yaba afite, ngwino wivange mu bye maze umucire inzira abashe kubisohokamo amahoro. Kandi nagera hakurya n'ukuri azashima izina ryawe. Twese rero dukomereze mu buntu bwawe, aba ari wowe gukomeza kutumurikira muri iyi nzira turimo, inzira yo gukomeza dutumbira wowe wenyine, inzira Data izatugeza iwawe. Ijambo ryawe ratubwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Uyu Yesu twemerere Data mu izina rikomeye rya Yesu Kristo abe mu bugingo bwacu, maze aba ari ujye dushoboza gutsinda ibitugerageza byose. Bana natwe twese rero Data muri uwo mwanya tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, tubafite ku mutima. Goodbye.